turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikiranye kuri channel yacu yitwa Ubuzima Bwiza TV. Rero ku Buzima Bwiza TV show twabazaniye ikiganiro kigendanye n'abamama batwite. Abamama batwite bagomba kubona intungamubiri zihagije. So muri izo ntungamubiri zihagije harimo ibihembwe bitatu. Tugiye kwiga ku gihembwe cya mbere. Igihembwe cya mbere kigizwe n'intungamubiri zitanu. Nizo turi bwigeho uyu munsi zizagufasha wewe mama utwite n'umwana utwite azavuke nta complication n'imwe afite. Muri iyo ntungamubiri ya mbere tugiye kwiga, tureka twige ku ntungamubiri ya mbere yitwa folic acid cyangwa se vitamine B9. Reka turebe ibiryo bikozwemo folic acid. Muri ibyo biryo bikozwemo folic acid harimo avocado, hakazamo amagi, hakazamo broccoli, hakazamo orange, hakazamo imineke, hakazamo amashaza, hakazamo imiteja cyangwa green beans, hakazamo inyama, hakazamo ibishimbo bitukura, ndetse na za supplement tuhabwa kwa muganga ziba zikozwemo folic acid. Rero iyo ugize carence ya folic acid bituma ubyara umwana ufite spinal bifida. Iyi spinal bifida rero ni cya gihe umubyeyi utaba wariye intungamubiri zijanye na folic acid, ugasanga na twa tunini uhawe tutumwoye uradutaye, ugasanga turiye izi ntungamubiri zikozwemo folic acid, icyo gihe ubyara umwana ufite spinal bifida. Ikibyimba kiba kiri aha ngaha hafi ya colonne vertebrale kiba kibyimbye cyane, gituma umwana agira ikibazo cya colonne vertebrale, cyangwa se usanga umwana afite ikibazo cyo gukora movement iyo ari yo yose, amaguru akaba paralizi, umutwe ufite ikibazo. Niyo mpamvu rero twita ku mirire myiza kugira ngo umwana avuke nta kibazo na kimwe afite. Indi ntungamubiri ya kabiri tugiye kwiga ni intungamubiri yitwa fer cyangwa se iron. Iyo fer rero ikozwemo mu gutanga amaraso ari ku mubyeyi no ku mwana uri mu nda. So rero iyo wariye intungamubiri zikozwemo fer utuma ugira amaraso akwiriye. Igihe uri kubyara utakaza amaraso menshi. So muri ya maraso utakaza mu gihe uba warariye izo ntungamubiri ntugira ikibazo. Niyo mpamvu rero tugomba kurya intungamubiri zihagije kugira ngo zitwubake, duforme neza umwana uri mu nda, nawe ubwawe ntugire ikibazo mu gihe uri kubyara. So rero muri izo ntungamubiri zikozwemo fer harimo intungamubiri zikozwemo fer turasangamo broccoli, amafi, ibishimbo bitukura, hakazamo inyama. Muri izo nyama rero ugomba kurya inyama z'inkoko, ugomba kurya inyama z'inka cyangwa se z'ingamiya. Zose izo nyama zose zitanga amaraso. Rero muri uko kurya izo ntungamubiri hakazamo n'ibishimbo bitukura, amashaza, tofi. Rero si byiza ko tujya ibiryo bikozwemo fer hatarimo ibikozwemo vitamine C. Rero muri iyo mu kurya izo ntungamubiri zirimo vitamine C, kuko vitamine C idusaidia mu itanga absorption muri fer.
niyo mpamvu rero tugomba kujyamo, iyo uriye isombe ugomba kurenzaho ka orange. Reka rero turebe intungamubiri zikozwemo vitamine C. Muri izo ntungamubiri zikozwemo vitamine C harimo orange, harimo strawberry, harimo ananasi cyangwa inanasi, hakazamo bell pepper, zira bell pepper zitukura, hakaza cyangwa zibara zikirepe cyangwa se zibara ry'icyatsi kibisi, hakazamo n'imyembe. Ibyo byose bikozwemo vitamine C. Izo ntungamubiri, ayo mafuru nuyarya azatanga umwuka mwiza ku mubyeyi n'umwana uri mu nda. Niyo mpamvu rero tugomba kugira izo ntungamubiri kugira ngo tubyare abana bameze neza, badafite ikibazo muri oxygene, bakavuka nta kibazo gihari. Tugiye rero kundi ntungamubiri ya gatatu. Indi ntungamubiri ya gatatu iragira iti proteine. Proteine rero ni ibyubaka umubiri. Proteine idufitiye akamaro muri growth ya embryo cyangwa se fetal, mu kubaka ya nyababyeyi y'umwana uri mu nda, abona aho akurira nta yindi complication n'imwe ihari. Muri iyo proteine rero ugomba kurya intungamubiri ihagije, kuko ifasha kandi n'andi maserire yose ko gukura k'umusatsi w'umwana, cyangwa se inzara, cyangwa se n'andi maserire yose. Reka turebe ibikozwe muri proteine rero. Harimo inyama, amafi, hakazamo amata, amagi, hakazamo n'ibishimbo na za omena cyangwa se indagara ntoya k'injanga, nazo zikozwemo muri proteine mu byubaka umubiri. Zigufasha wowe mubyeyi n'umwana uri mu nda akavuka afite skin nziza, afite inzara ziforumye neza, afite n'imitsi yiwe imeze neza nta kibazo. Rero izo ntungamubiri tuvuze zikozwemo proteine, ugomba kuzijya kugira ngo uwo mwana azavuke nta kibazo afite. Reka twige kandi ku yindi ntungamubiri ya kane yitwa omega 3 fatty acid. Iyo omega 3 fatty acid ikozwemo ibijyanye n'amavuta, ikozwe mu binyamavuta, ibiryo bifite amavuta. Tuvuge nk'utubemba, tuvuge nk'amafi, tuvuge ka za avoka zikozwemo amavuta, tuvuge nk'abantu batuye ahantu hari ibivu, za sambaza, injanga, ibyo byose bikozwemo amavuta. Izo ntungamubiri rero iyo uziriye utwite, ubyara umwana uforumye neza mu bwonko, nta kibazo afite mu bwonko, cyangwa se umutima uforumye neza, utera neza. Niyo mpamvu rero tugomba kurya izo ntungamubiri zikozwemo amavuta. Cyane cyane amafi agufasha kubyara umwana ufite ubwenge, agufasha ku mwana udafite complication muri cerveau. Niyo mpamvu rero tugomba kurya intungamubiri zidufasha mu kubyara umwana uforumye neza. Indi ntungamubiri ya gatanu rero ni calcium. Iyi calcium idufasha ikozwe muri bones cyangwa se amagufwa. Aya magufwa rero kugira ngo uzabyare umwana udafite ikibazo ku magufwa, hari igihe ubyara umwana ugasanga afite ikibazo, wamuhagararisha ugasanga umwana amaguru ntafashe,
ugasanga umwana afite icyo kibazo cya calcium, carence ya calcium. Iyo carence rero iterwa n'iki? Mu gihe wewe mubyeyi utitaye ku mirire myiza, utariye neza ibyubatswe muri calcium. Rero muri ibyo byubatswe muri calcium harimo amata, harimo fromage, hakabamo broccoli, hakabamo orange, hakabamo les almonds, n'ubundi bwoko bw'utubemba, hakazamo ibishimbo. Rero iyo uriye izo ntungamubiri zigufasha wowe mubyeyi kugira gukomera, cyangwa se ntubyara umwana udafite ikibazo cyo mu magufwa ukomeye. Ariko rero iyo calcium igendana na vitamine D. Iyi vitamine D tugomba kubona calcium udafite vitamine C. Iyi vitamine C igendana na vitamine D, igendana na calcium. Iyi vitamine D rero ikozwe mu zuba. Nicyo cyagihe kwa muganga batubwira ngo uzawotesha umwana izuba. Iyo wotesha umwana izuba rya mu gitondo n'irya nimugoroba, uba uri kumuha vitamine D. Iyo vitamine D ikamufasha ya magufwa gukomera. Mu gihe uri ahantu rero hataba izuba, uri mu bindi bihugu bitarimo izuba, ugomba gukoresha za supplement zikozwemo vitamine D, ukazimwa zikagufasha ya magufwa yawe gukomera. So rero tugomba, umubyeyi wewe mubyeyi utwite ugomba kwita ku buzima bwawe, ukita ku buzima bw'umwana, kugira ngo wa mwana utwite azavuke ta complication n'imwe afite. Niyo mpamvu ugomba kujya izo ntungamubiri 5 tumaze kuvuga. Harimo folic acid, fer mu byubaka amaraso we mubyeyi, hakazamo protein byubaka umubiri, hakazamo omega 3 fatty acid, hakazamo iyi protein rero ya 5 ya calcium iri kumwe na vitamine D. Nukurikiza izi ntungamubiri ko ari 5, uzabyara umwana udafite complication n'imwe, umwana avuke ameze neza, nawe umubyeyi wubakitse neza.